bagatwigisha abandi batuma mwene naka ibyo avuga ntitubikozwa ngo yabujije imvura kugwa n'ibindi bibi utamenya. Mu bigaragara rero ibyo byose si byo, icyo agamije ni ukwamamaza ingoma y'Imana. Akenshi avuga ko ubukungu bw'isi ntacyo bumaze, ati muharanire ubukungu bw'ijuru. Ntacyo asaba abakijijwe na Yezu mu isengesho nka ba bembe 10 umwe yagarutse gushimira. Ntawe babwira ngo tanga iki cyangwa kiriya, buri wese ashimira ku bushake bw'umutima we. Umubyeyi Bikira Mariya yahawe ikuzo mu buzima bwa benshi, biyegurira umutima we utagira inenge. Umwami Yezu Kristo ntahwema gukiza, kurinda abana be, dore ko shitani ihora ishakashaka umwijima mu bantu, ariko Yezu niwe karuhura. Urushe wese niwe agana, kandi niwe nzira, ukuri n'ubugingo, intangiriro n'iherezo. Bavandimwe rero twese duteraniye hano, muze dufatane urunana dusange Yezu Umukiza, ayitegera amaboko tumusange. Niwe mahoro, niwe rukundo, niwe byose. Bayobozi turi kumwe, bashyitsi bahire, bakristo bavandimwe, twese dushyire hamwe dushimira Imana Data na Mwana we Mutagatifu Umubyeyi Bikira Mariya, tubaha amashyi n'impundu. Murakoze. Turaje Mariya kuduharanira, Mubyeyi w'abandi kutubera hafi, ukwiye ibisingi serugo rwera, urera tubyariye umutabazi. Twese turaje ndakize umugore Nyirabitebo, ndakize pe. Nyampingi yanjye barayigaburira nkayiteza abantu uko mbishaka. Abana banjye bariyese, bana banjye yariye ngaho nimwende musoma. Papa bese nta kintu nafite koraho cyane, ariko njye mumwana papa oya cyane. Nyabingi cyabitiwe Nyabingi murareba nitugize ejo mutazapfa nabi mwabana. Urumva Nyirabitebo? Ndabyumvishije rwose ndayumva. Yemwe reka nigendere. Reka tukayiha ibyo dutunze byose, yaba ihene
yaba inka byose tugomba kujya twitura yaba icyo gihe twumvira ninda nandiye gutsindwa nzambaza Imana niyo nyir'amahoro yawe nihoraho hari ibyishimo byawe komeza inzira watangiye wigeze nturi kumwe Mwiriwe yemwe iwanjye. Yego yemiriweho. ariko yo ko wansigiye uraho neza turi amahoro Mana nuko mwana wacu mbega ubukira bwanjye uraho Mana gira amahoro mwana wacu yego maze rero bano bagiye guhaha natinze ariko mwihangane ndagushinda bizi akira somaho amazi hehe n'abandi bawe Yewe. Reka mbanze mpabana. nabinejeje najyayo nabinejeje gusa Imana turi kumwe aha ko mwabana mwe Ngiye gusandara yiwe. papa aranakoze nari nshonje nuko mwana ngaho soma rwose mukomere ku rukundo bana banjye munezerwe ariko hanze aha ngaha abagome batumere nabi baraturoga baratutega baratugirira nabi ariko mujye mukomeza mukundane kubw'Imana tumaze kubyuka dusanga agahanga k'ihene gateze mu muryango mumbwire namwe koko twakoze iki twakavanyeho tugata muri wese mwateye amazi y'umugisha twayahateye nuko mwabimenye nta kundi gutsinda nuko nguko tuzabaho uko Imana ishaka ntabwo tuzaba uko abantu bashaka shitani ikaje umurego mukomeza kuduhigahiga rwose mukomeze mugire kujya gushakashaka haguruka aratembye mukecuru haguruka mujye murahagurutsa yarababyaye bana bacu mbona niba nibaza nabuze n'uwacanga none nta mucuti wanjye namubuze burundu ndamukurahe wambaje mwana tute ari proje kaza nakuzi n'inzara yanyishe agiye ku isoko akanaca avuyeyo tukamwiba nagira ndakoresha ibishoboka byose maze mpita mucakira ukuntu namurabura nimara kumurabura ndakunagire nimara kubikunagira yiruke ndasigara mujejuru Yesu mwana. umwana ubundi noneho ko ndabakiriye umunsi batinze kuza none ubuze ndamuca tubutse witonde utagira ngo byose ni ibiki wowe wirata uretse nanjye ntacyo mbuze ngomba kubirata Nanjye rwose bagashobora kanje kunywa kamwe. ariko sha tube tubyinaho gatoya ubundi wowe niba ntacyo uzanye ntiwirirwe Ntacyo nzajya se nk'abana babona uko ngana uko nguko urabona ko ntabwo uko nyagasani muha inzoga yitezwe hariya twinyweye wenda nawe uze dusangire dore ubu mwana. niyonda Ndetse irimo ubukungu. sangira n'abasore babigaragara witonde utagira ngo hari umusaza wavugota Nanjye nyabiryanjye ndayifite icara aho ngaho turafite ikitabize ni ikizi rero. Reka tuba twicara ubundi turavugana mu kanya. mwicaye nta mugabo ujya afite amafaranga dufite ibintu byose turasangira ndabona n'akaga kawe bagiye gushyiramo turabura n'izindi nyinshi tunywe Ariko mubyihorere bana baje ubu ngubu ngenda ashaje. yewe ngaho usigara ugerageza Mugiye nabo barantekera umutwe bambwira ubu barabona. Yewe. Aha, ni akazi kanyu mwabana. Ingana njya kwishyura litayo. Ndishyura nta kibazo. urishyura ati turavuga kandi no kudutinda dufite gahunda di turavuga Baba data we. kwishyure ntuturate hino kora muri kagira vuba kandi twishyure ninde ukwibye ko nta muntu winjiyemo Babandi rwose mwinjijemo. zana iyo nzoga banze utubwire ukuntu bakwiye Ngaho mwacaye ko mumbabarira ariko rwose ni. ntawe ukubabariye genda wowe n'urwo rudarwawe
abakiriya ndababona ku bwinshi, reka ni ngombwa kubabona pe. Bwa bukobwa navuze ngo nzajya ngurisha amafaranga nari nayabona se. Nyabingi mwiriwe muraho abakuru muraho se sha ibintu mugira ngo ubundi mwamugaburiye. erega twayigaburiye kugira ngo ijye gukora. Iyo mujya kuyigaburira ntabwo baba bankubitiye mu kabari ngo babe banyibye. Nyabingi buri munsi turayiriza ubusa. Muyiriza ubusa none irabamarira bamanika mu nzu nyagahu yanjye rwose taganyaguze ibakika ihande ha yanyeganyeze yemeye mureka twigende tugende Muteza abana babo ingeso mbi, urabibyumva? reka nigende ngo mutuye kwibyinira ibindi bizaza nyuma. zigenda zihagarara amenya Ndebere neza ndaje cyakwaka cyose kimwe. wigiyemo akaga metso nta kindi kintu ucuruza. icyo wifuza cyose kirahari. Uraba ufite iritubutse ku mufuka wanjye arimo aramvuna. iyo witeguye usobanutse. ntacyo rwose metso manuka kawe Nagase nameze neza. mbere nagiye gusaza meza niwe bambwiye ufite ikijogo ndagishaka rwose. Ufite amafaranga angahe rero? mfite 2,000 byonyine. Nshaka 5,000. Niyo ntayo ufite ntugire icyo niba umbwira. atari 2,000 ndigendeye. Genda rwose ntabwo nkunda wenda. ubundi se njye narenze 2,000 ku cyane. Noneho nayemeye. 2,000 Ndayemeye rwose. nayo ni ikijogo nshaka ntakenda 2,000 ndabigwa. Nanjye ni ibiri. Uriya ntabwo ari umugabo. Buriya nibyo yankangishaga. Abagabo ntabwo bameze nkawe. Ndakuvumye niba ariko abagabo bameze. se waje mwana wa twicare hasi tube twisengera. Ese yagiye kuduhahira mbese wari ubizi? banjye mucyo gukundana nta kindi kizatuvana muri ubu bukene dufite uretse gukundana tukagira urukundo. Imana niyo izadutabara. Nimba ibintu ndenze simbizi none yewe abayobozi be kagasoni Imana yo mu ijuru rwose. Ibi ni iki cyose mugore wawe wumvisha ko tubayeho? Ibi ni ikira nimureka dupfa kuvuga agashapure none se tugenze gute? Mama ari wewe ndumva Ariko se none ibi ni ikitanya n'amanake. Ibi ni ikira Ariko se none hano mugore wajyane kwa Nyagatare Imana yo mu ijuru rwose. Nyagatare Imana bebe ndegeze nuko reka cyagera se nyene wasanga mwe ibiki n'ibiki ibi ni ibiki rwose. Imana yavuye kuvoma ageze mu rwanda afashe ibyo mfite ibiri bibaye na nyina na murumuna we. Nyagasani dawe Imana ishobora byose turakwinginze ngo uzukize abarwayi, wirukane imyuka mibi mu bwoko bwose kandi ukikize, wirukane ubusitani bw'ubwoko bwose, wirukane n'ibindi bigega bihimba abasimu. Yesu wowe utabara icyitwa amashitani cyose kijya mu izina rya Yesu. Kingo ry'amakuzimu arakira mu izina rya Yesu. Arakira byose arabishobora. Yabigera arakizwa mu izina rya Yesu. Shaka ushirire urazutse mwana wa Imana irakorera rwose bana banjye bishinze n'isengesho. Yemwe bantu bose bantu mwese nimuze dusenge n'umwaje ariko ibintu bimeze nabi ubundi kitari bitumereye nabi rwose. Imana isigizwe ibihore pepe udasenga arasigaye sinjye yahera.
nzashimira Imana nzayisingiza ngiye kwikiza yankoreye nzayishimira neza amaboko nsenze ubutumwa yankoreye hanze narayimenya nabisa abanyimenye irandagira ibereka intare hiriya kari ukanda